Wanty TV. Hello my beautiful people, I hope you're doing very well. Guys, nkuko bisanzwe muri kumwe nanjye Gigi, tugiye kubana mu kiganiro. Uyu munsi tugiye kuvuga ese birakwiye ko umuntu ashobora kugira akazi karenze kamwe, tubiri cyangwa turenze dutatu, kandi ibyo bintu byose bikaba ari we bibaruyeho, cyangwa bikaba biri mu mazina ye, cyangwa bikaba ari mu bintu nyine akunda. Birashoboka. Ese ni iki cy'ingenzi kuba nyine iki kigo gikenewe kugira ngo ubwo bubasha ubugire cyangwa nyine ako kazi ukagereho? Twagiye tubona abantu benshi bagiye bakora akazi karenze kamwe kandi kagatungana kakagenda neza. Twajya nko mu muziki wacu, dufite abahanzi bafite utuzi turi outside y'ibyo bakora, y'umuziki nyine, ya talent bafite, kandi bikaba bibagiriye akamaro nyine, bakaba bafata nyine ayo mafaranga avuye muri uwo muziki no muri izo kampani bafite, cyangwa muri ako kazi kandi muri iyo mitungo yindi bafite, bikabatunga, bikaba bibabeshejeho neza n'imiryango yabo. Hari abantu bajya bavuga ngo akazi ntikagutunga, ariko mu by'ukuri karagutunga, kuko iyo wagize ubwo bwenge cyangwa ukagira, sinavuga ko hari ubwenge cyane, ahubwo wagize ayo mahirwe, izo opportunity zo kuvuga ngo ndagira akazi karenze kamwe ukazigira, biba ari byiza kuko biragufasha. Ntago ushobora wenda katuvuge nk'abantu bakorera ukwezi, bahemberwa ukwezi gushobora kugeraho ufite amadeni ntubone uko wishyura. Natanga urugero nka bari abantu batwara amabasi, batwara amabasi nyine y'amakampani. Singiye kwamamaza, ni mubishaka muzatugane tubamamarize. Ano makampani afite imodoka, umuntu ukoramo abatwara imodoka nyine birumvikana, ariko nk'umuntu ntago yakwirirwa mu muhanda umunsi wose nta mazi yanyweye, nta yanyweye, ngo ukwezi kujye gushira adafite amadeni. Of course ashobora gukenera nk'akantu, yakenera amazi, babandi banywa udusembuye ashobora gukenera agacupa, cyangwa nyine n'inzara ikamwica, ntago byabura kuko ni umuntu. Ariko ayo mafaranga y'ukwezi ashobora kumugeraho amaze kugira amadeni menshi, kuko niba wenda ahembwa nka 200 ku kwezi, ubwo buri munsi akenera icyo kunywa, birumvikana, akenera icyo kurya, akenera n'utuntu duke ashyira mu rugo, nko ku bantu bubatse, abagabo bubatse, no muri uriya mwuga harimo ababyeyi, abamama cyangwa se abakobwa, abakeneye utuntu ajyana mu rugo, kuko ntago buri munsi watahana ufite imboko gusa kandi ufite abana, ntago bikwiye. Ugasanga koko ahembwa ku kwezi kandi akora ku kazi kamwe, ntago nyine bituma akazi nyine, bituma ukwezi kujya kurangira afite amadeni menshi. Ariko afite nk'utuzi tubiri, afite wenda aratwara yigo, ariko akaba afite n'akaduka ku ruhande yashyizemo umuntu ati nkorera. Ibyo biroroha kuko niba yarakeneye gutahana ikintu bamuversa ku munsi, biramworohera. Ubwo arataha acaho ngaho bamuversa ayo ngayo yakoreye, aba ari yaguramo tuntu nyine twita nka tumeze nka wantine, ubiswi bw'abana, umunyu washize mu rugo, utuntu nk'utwo ngutwo nyine, inyanya, salsa zashize, nyine ya mafaranga akeneye kugura utwo tuntu duto mu rugo arayatanga. Birashoboka kuko nyine abafite utuzi abafite nyine business ku ruhande inyuma y'akazi kiwe, abafite business akora. Rero bikaba bivuze ko kuba nakora ibintu bibiri bidahuje, nyine nkakora wenda mfite muri field imwe, ariko mfitemo ikintu kirenga kimwe, nkora field imwe, ariko muri iyo field mfitemo imirimo irenga umwe. Navuga nko mu buhinzi, nshobora kuba nkora ibintu mfite uruganda rutunganya ibintu bikomoka ku matungo, ariko mfite n'ubworozi. Ibyo byose biri hamwe. Nkaba mfite urwo ruganda, ngomba kurwitaho buri munsi ku wundi, ngomba kuba ndaho ngaho ndeba uko abakozi bakora, ndeba ibiki, ariko n'icyo gishanga nkaba nakohereza abakozi bakajya kubagara iki. Ibyo byagufasha ku buryo ngo tuzi ko nta business idahomba, mwese murabizi. Business aho iva ikagera, nta nubwo wambwira ngo watangiye business ako kanya
ihite izamuka, ihita iba ndende nyine ntabwo bishoboka. Uba ugomba kuba nyine abantu bagira amahirwe birashoboka, ariko hari n'igihe bidakunda kuko hari igihe ukora business ko nta bumenyi buhagije, ni ubwa mbere ugiye kubikora, bikaba ngombwa ko nyine ushobora kuba wahomba ugasubira inyuma, ariko nk'iyo uzi icyo ushaka urakomeza ugakora, nyine bituma uzamuka. Rero iyo ukora nk'ako kazi, wenda nk'imashini igapfa, urugero imashini igapfa, icyo gihe amafaranga uba ufite uba warayapangiye, n'izo nyungu ziza uba warazipangiye, kuko niba wavuze ngo yarasohoka harinjira harasaguka aya ngaya, icyo gihe uba ugomba kuba nyine ufite n'aka finance aho ngaho, nyine nka finance yagufasha mu gihe ibintu byawe byangiritse, nyine ukaba umakinga sure ko ibiri aho. Ariko mu gihe udafite ubwo bushobozi bwo kugira ubwo bwishingizi, ariko ufite nk'ubwo buhinzi nakubwiye, guhinga umuceri mu gishanga, ese gutera amashu, nyine namwe murabizi bya bintu ushobora guhinga bito, ariko byagera ku isoko bikaba byavamo amafaranga menshi. Icyo gihe biragufasha kuko ku kazi ka kabiri kagufasha kuzahura ya business yawe. Iyo business yawe niba iyo mashini yakoze, urajya gufata kuri ya mafaranga, ya nyungu yavuye kuri ka business kandi gatoya, ukoresha ya mashini. Niba iyo business wowe aho wirirwa ariho hari amafaranga menshi, urumva ko ntabwo iyo yindi yo hasi yapfa, iyo hejuru yapfa, iyo hasi hari urabizamura, nyine byose birasapotingana, biruzuzanya, mbese biruzuzanya hagati yabyo, kuko iyo imwe ihombye indi irayifasha. Rero tubijyanye no mu buzima busanzwe, iyo ufite nk'ikintu kiri witeganyirije, wenda mvuge mu buzima buri personal bw'umuntu, ukaba wari ufite kujya ahantu ariko wateguye umwenda umwe, wenda ukawanika ari wowe wenyine wateguye, kandi isaha zo kugenda zirageze, imvura ikagwa wenda ukanyagirwa ukikubita mu byondo, icyo gihe mu by'ukuri gahunda zawe zirapfa, ntabwo wawufura kandi izo saha baguhaye zageze ngo ubone uko ugenda, ahubwo bisaba ngo urabireka kujyayo. Ariko nyamara ubaye uteguye imyenda ibiri, ukavuga ngo uyu mwenda uyu nugira ikibazo ndambara uyu, biragufasha, kuko nyine iyo umwe wangiritse ufata wa wundi wateguye, wa wundi wari uri ku ruhande, akaba ari wo wambara, kuko nyine wawuteguye, wabishyize mu byawe, nyine uvuga ngo bishobora kuba ko ntabwo umenya igihe ikintu kiri bubere. Tusubiye muri entertainment, dufite abahanzi, ni ukuri ntabwo ari ukuvuga ngo ni ukubashima kigiza cyane, ariko rega ngo ibi tubivuge, ni byiza tubivuge, abanengwa banengwe, n'abashimwa bashimwe, kuko baba babikoze babitekerejeho. Kandi iyo ukoze, iyo ufite wenda uri mu gisate kimwe, ugashaka n'akandi kazi mu kindi gisate, abantu bari hasi aho babona akazi, ubushomeri bugeraho bukanagabanyuka. Kuko niba ngenda umuhanzi nkaba mfite kampani ikora akawunga, of course bantu bafite bari mu murima bahinga ibyo bigori barabona isoko, bantu bagurisha izo mashini ndajya kuzibagurira, uruganda rukora izo product zose nzana kongera mu ifu yanjye, barabona amafaranga, nyine urumva ubugaburiye abantu benshi, kandi nawe winjiza abakugaburira aba bari benshi, nawe rero biba ari ngombwa kugaburira abo bandi bari hasi yawe, kuko nabo baba bakeneye kuri iyo income yawe, kuko ntago wambwira ngo mfite akazi, n'ubundi uko byagenda kose wabishaka utabishaka, ya mafaranga akugeraho, yego, gusa arongera akanakuvaho. Sinzi niba muri kubyumva, kuko iyo wenda ngiye gukora baranyishyuye ku kwezi, nakoze banyishyuye kuko nakoze, nyine hishyuwe imirimo y'amaboko yanjye cyangwa imirimo y'umutwe wanjye, meto cyangwa physical, never know ko izongera ubundi nizo ziba zihari mu kazi ku isoko hano, hishyuwe ibikorwa byanjye, nanjye ndajya kugura ibikorwa by'abandi. Ni muri kubyumva, kuko nyine ibikorwa byanjye nakoze baranyishyura, ntabwo ari njye wishyuwe ibyo nakoze, kuko ntakoze ntabwo banyishyura, nanjye ndajya kwishyura iby'abandi, kuko ibyo by'abandi ngiye kwishyura nta handi njya ku isoko nkagura ibyo guteka, nta handi nkenera umwenda nkajya kugura ku isoko, ni hahandi nshobora gukenera internet nkayishyura, nta handi nshobora gukenera finance
nkayishyura, ni handi nshobora gukenera nyine biri y'amazi nkajya aho bagurisha amazi ya za nganda nyine muzi namwe, ntabwo nshaka kubamamariza ariko nababwiye, ukishyura icyo gihe urayakiriye yego, gusa urongera urayatanze. Bantu yahaye bafite ibyo bagiye kuyakoresha, nabo ntabwo bari buyagumane. Niko kundi nyine avuga ngo ifaranga rihora rizenguruka. Rero kuba umuntu yakoze akavuga ati okay, nakoze nibyo, amafaranga wenda mbona hano ni make, ntabwo yamfasha kugira ibindi nkora, biragufasha iyo ufite akazi utuzi tubiri. Umuntu navuga wenda mwese muzi, ni umunyamakuru kazi bamwita Mutesi Scovia, ni umunyamakuru turamuzi, mwese muramuzi, kandi ukora akazi ke neza, ntawe atinya kubivuga kuko sinzi nyine akora akazi ke neza, gusa afite shop y'imyenda murabizi. Undi navuga ni Austin, ni umunyamakuru murabizi kuri radio navuze ariko muramuzi. Uncle Austin ni umuhanzi, ni umunyamakuru, afite na alimentation, muri kubyumva, afite we akazi karenze tubiri n'utuzi dutatu, kandi ibyo byose biramwinjiriza. Impamvu ni iyihe yaba yaratumye abikora? Kuko we abatekereza ati ndi umuhanzi ndishyurwa, ese igihe ibi bihangano byanjye wenda ntawe uba biteganya, ariko mu by'ukuri nk'umuntu ugomba guteganya ko ntabwo ubuze ejo hazaza uko bizaba bimeze. Arateganya ati ejo bundi hazaba hajeho ibindi bintu bishyashya, hazaba hajeho abana bashya bashaka gukora, hari igihe nzaba nashaje, ese mu gihe nzaba ntakiri ku isoko umuziki wanjye utari ku isoko, utari nyine ku rwego rukenewe, nzabigenzane. Abona ntibyava ashora ijwi ryiwe nanone mu bunyamakuru, aragenda aravuga, aho aba yagiye kwicara arahembwa, gusa ntibimubuza gutegura iyo miziki ye. Abona ntibihagije, avuga ati ariko abantu bashobora kuba bumva ubutumwa buva mu ndirimbo zanjye, abandi bagakunda ibyo voice yanjye aho mba ndi gukora, ariko abo bantu bumva indirimbo zanjye, bumva ubwo butumwa bwanjye, abo bantu bakunda ibintu nkora bakeneye no kurya, kuko ntabwo umuntu yanyumva atari, of course bakeneye ibyo kurya. Ahitamo kujya gushinga iyo alimentation. Nako nakaza abona abantu tugiye tuzi na King James bose, ntabwo bose babarondora kuko abafite ibikorwa tuzi ni benshi mu gihugu cyacu, ni benshi. Twafatiraho urugero, ntukavuge ngo kumwe umuntu mubaza ngo ufite role model, ngo yego ndamufite ariko mu Rwanda ntawe uhari. Gute mu Rwanda dahari n'ibikorwa byiza tubona byagezweho? Ese gute role model wawe ataba umukuru w'igihugu wawe cyangwa first lady cyangwa umuminisita runaka ngo kubera role model? Ko aba yarakoze byiza, kandi kuba ubuzima bwa bugenda neza tubikesha abo bantu nkubwiye. Ugasanga nyine nta role model ufite ngo kuko ntago agushimisha cyangwa ntago bafite ibirenze ibyo ukeneye, kandi mu by'ukuri baba bafite n'ibyo batugejejeho. Rero kuba wakora akazi karenze kamwe ni nko kuvuga ngo ni option nyine yo kuvuga ngo nyine nahisemo, nyine iyo niyo option yawe, kuko hari n'undi uvuga ngo njye sinabishobora kuko ntago niyizeye muri mind yanjye, ntago ntekereza ko nabishobora, ubu nakora akazi kabiri, ubu sinabivanga. Ugasanga ari kwibaza ibyo bintu byose kuko arumva muri we atabishobora, arumva atari ibintu byiwe, ariko mu by'ukuri yabikora akabishobora. Gukora akazi kamwe ugakora n'akandi ni ibintu byiza cyane. Nk'umuntu w'umunyarwanda, ko igihugu cyacu kiri gutera imbere, kiri mu bihugu biri gutera imbere, wakagombye kuba utekereza kenshi. Kumwe bavuga ngo niba ugiye gukora ikintu nyine gitekerezo, wongera ugitikingaho kugira ngo ugikore neza, kibe kinyura abantu kandi kibe cyiza cyane. So guys, it's important to do this because it's a way to get that opportunity. So guys, don't forget that every job is a job, because it's a way to get that profit. So guys, love you, followers, Instagram, YouTube, Twitter, and Facebook. Love you. Umuntu TV.